Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukomeje gukurikira Global Empire TV. Aya ni amakuru arimo avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ese ari kuvugwa gute? Ari kuvugwa na bande? Ari kuvugwa kuri nde? Ibi byose nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Nk'uko mubizi muri kuguma mubona amakuru arimo agenda acaracara ku mbuga avugwa kuri Vestine, ni umukobwa w'umunyarwandakazi uzwi mu itsinda rya Vestina Dorcas. Aya ni amakuru arimo agenda bavugaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe ndetse n'ikinyamakuru Umuseke. Arimo aravuga ko byabagendekeye kuri Vestina ndetse n'umugabo we. Ese byagenze bite? Turabihera uko byatangiye, wenda muri make turaza tuvugamo bike kugira ngo n'abatari bari kubyibuka wenda baze kubyumvamo. Mwese mbahereje ikaze muri iki kiganiro. Ko Vestine yahuye n'umugabo we wo muri Burkina Faso. Vestine yakundanye n'umusore ukomoka muri Burkina Faso. Uko urukundo rwabo rwatangiye, amakuru aturuka mu bitangazamakuru avuga ko bahujwe n'imbuga nkoranyambaga imbere y'uko bamenyekanisha urukundo rwabo mu ruhame. Uyu mugabo we Idrissa yari asanzwe akurikirana ibikorwa bya muzika Vestina ndetse na Dorcas, biza gutuma batangira kuganira mu buryo bwihariye. Nyuma y'igihe gito baje kuganira ku rukundo rwabo rwarushijeho gukomera kugeza ubwo Idrissa yafashe icyemezo cyo kuza mu Rwanda guhura n'umunyamuryango wa Vestine. Ibi ntabwo twirirwa tujya kureba ibiranga uyu mugabo we, ahubwo turaza kureba ngo ese ubukwe bwabo byari bimeze bite. Ubukwe bwabo nyine muri make byagiye bigenda gute, ibintu bihwiswamo, turabizi amagambo agenda avugwamo n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusaba no gukwa, Idrissa yaje mu Rwanda mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024 maze akora umuco wo gusaba no gukwa mu rugo rwa Vestine. Ibi byabaye n'ibanga kuko umuryango wifuzaga ibintu bitagenda bihuhurwa n'itangazamakuru. Gusezerana mu mategeko noneho bagiye ku wa 15 Mutarama 2025, Vestine na Idrissa basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Kinyinya, Gasabo. Uwo muhango wari private, nawo ntabwo bashaka ko ugaragara, nyine ibintu bitari bizwi ntabwo babigaragaje. Nta n'umwe wari wemerewe gufata amafoto cyangwa amashusho. Umukozi w'irangamimerere wategetse uwo muhango yemeje ko cyemewe kandi byanditswe mu gitabo cy'irangamimerere. Ubukwe nyirizina, wedding ceremony, ubukwe bukomeye bwabereye muri Intare Conference Arena, Rusororo ku itariki 5 Nyakanga 2025. Ibirori byarimo imihango ya Kinyarwanda, aho se wa Vestine yatanze inka nk'impano y'umuco n'imigisha. Ibirori byarimo ibyamamare bitandukanye n'abahanzi benshi cyane. Vestine na Dorcas baririmbye ku rubyiniro indirimbo zabo zikunzwe cyane. Urumva ni ibintu bari bishimiye cyane, nyine babigiraho bajya ku rubyiniro bajya kuririmba. Noneho uko ubuzima bushya bwifashe, ibintu byavuzwe nyuma, ibintu wenda byaje kuvuga nyuma y'ubukwe ari byo biri kuzana n'ibi byose byabaye turi kugenda tubona. Nyuma yo gushyingirwa ari ibintu byagiye bitangazwa. Vestine yabwiye murumuna we Dorcas ko urushako rugoye, amusaba kutihutira gushaka akiri muto. Yagize ati, ingo ziragoye Dorcas, ntazihutire gushaka akiri muto. Ibi byavugishije abantu benshi ariko byasobanurwa nk'inama ku bantu bakiri bato. Noneho hari ibihuha byagiye biboneka ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko hashobora kuba hari ibitagenda neza mu rukundo rwabo, ariko nta kinyamakuru gikomeye cyabyemeje. Ibyo abantu bavuga cyane, igihe kinini Idrissa yamaze atari mu Rwanda nyuma y'ubu. Amafoto ya Vestine ku mbuga nkoranyambaga atagaragaza umugabo. Video zimwe za Dorcas zivuga ku buzima bw'urushako bugora. Ibi ntabwo byari byerekeye Vestine gusa, ariko nta makuru yemeje ko batandukanye kugeza ubu. Amakuru yose yanditse n'ayerekeye ubukwe, ubuzima bwabo nyuma yabo. Noneho amakuru wenda arimo kuvugwa noneho muri uyu mwanya, amakuru ari kuvugwa nuko bishobora ko
bishoboka ko ubu bashobora kuba batandukanye atakiri kumwe n'umugabo we, arimo agira inama abakobwa ndetse n'abahungu, ndetse wenda harimo n'isomo bari kuvuga ati biri kuvuga ngo Ishimwe Vestine uririmbana n'umuvandimwe Dorcas yaciye amarenga ko yaba yaramaze gutandukana n'umugabo we Idrissa ukomoka muri Burkina Faso, bakoze ubukwe bushyushye. Nyine ibyo nibyo nagiye mbanyuriramo mu makuru yatambutse. Noneho wewe yagize ati uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, mbayeho mu buryo bubi ntabwo bikwiriye. Yongeraho ati nta mugabo uzongera kumbeshya, ubutaha nzashishoza. Aya ni amakuru yavuzwe na Vestine nyuma y'uko arimo agenda agaragaza aya makuru, arimo agenda abivugaho nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe cyabitangajeho cyane kigenda kibivugaho n'ikinyamakuru Umuseke. Aya ni amakuru kandi twemeza ko ari amakuru ya nyayo atari ibihuha, bitewe n'uko ari ibinyamakuru bikomeye byagiye biyavugaho bigaruka ku muhanzikazi. Ndabashimiye mwese mwateze amatwi iki kiganiro. Nawe ugeze hano bwa mbere nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru arimo agenda avugwa cyane. Turiko tuba turi update dushaka amakuru, ukadukurikira no ku zindi mbuga zacu haba Facebook, Instagram. Haba hariho amakuru agiye atandukanye, yaba yanditse ndetse n'avugwa hano kuri YouTube. Ndabashimiye mwese twabanye, mwafashe umwanya wo kudukurikirana, tukaba twatangiranye, tukaba tugeze ubu ngubu. Mwese ndabashimiye.